none turi wa gatandatu Werurwe turahimbaza Mutagatifu Koleta, Rosa Viterbe na Claudiane. Bikoranye Dani iyo ni Rumeni TV. Reka tugere ku mateka ya Mutagatifu Koleta. Koleta Buwale yavukiye Korbi bugufi ya Amiens mu Bufaransa ku 13 Mutarama 1381. Kumwita Koleta byakomotse kuntu ababyeyi be biyambaje igihe kirekire Mutagatifu Nikola Mire asaba urubyaro nuko abyara mu zabukuru. Nyina Koleta yarageze mu kigero cy'imyaka 60. Nuko bariza Mutagatifu Nikola banyuzeho ngo basabe Imana umwana babye bamwise Nicolette, mu mpine bakajya bavuga Kolete, byavuyemo Koleta mu Kinyarwanda. Yakuze akunda gufashanya imirimo yo mu rugo, bayirangiza akamutoza gusoma imibereho y'abatagatifu, akamenya ko gusenga nigeze akareka. Hagati aho Koleta yagize ibyago bikomeye, apfusha nyina hashize iminsi na se aramukurikira. Nuko Koleta yisigara aho wenyine, yifuza kwinjira mu muryango w'Abafaransisikani. Mu bigo bibiri yinjiyemo ntiyashoboye kuhaguma, yahisemo kwibera Umufaransisikani ariko utaba mu kigo. Nibwo asabye kujya kwibera wenyine mu kazu gato kari kometse kuri kiliziya. Ibyo kwifungirana wenyine mu mwiherero wo gusenga byaberaga hanze muri icyo gihe. Ubwoza bwo kuba wenyine asenga kandi yibabaza yabuhisemo kugira ngo yitange kiliziya yari yugarijwe muri icyo gihe. Amaze kugira imyaka 18, igihe kimwe yari gusenga abona Yezu Kristu babajwe n'ibyaha by'abantu. Abona na Mutagatifu Faransisiko wasizi asaba Nyagasani ngo Koleta bari buvugurura umuryango w'abakira b'Abakarisa no gukora kugira ngo ahindure roho z'abantu. Nuko Nyagasani yagiye isengesho rya Mutagatifu Faransisiko. Koleta yarashidikanyije, yumva atizeye kandi yanga kumva iby'Imana amubwiraga. Kumva no kubona. Yongeye kumva no kubona aruko atangiye umurimo Imana yamutegekaga. Mu mwaka w'1905 byabaye ngombwa ko Koleta ava mu bwihugiko bwe akajya gukorana na Papa Benedigito XIII amugezaho igitekerezo cye. Amaze kwibonera uruhushya, Koleta yahawe umwambaro w'Abakarisa nuko ashinga ikigo cya mbere cy'abiyemeje kwivugurura no gusubira ku matwara ya mbere y'umuryango yasigira Mutagatifu Faransisiko na Mutagatifu Clara. Ibigo bishya birashinga mu Bufaransa no mu Budage. Ibindi bigo nabyo byari bisanzwe bivugurura amatwara yabyo. Iryo vugurura ryageze no ku ruhande rw'abagabo. Koleta yifashijwemo n'umupadiri w'Umufaransisikani witwaga Henrique Brade, bityo umuryango wose wongera kuvuka bundi bushya no gusubirana itoto ryaho rya mbere. Ab'isi n'abo kwa shitani baramurwanyije cyane, ariko Imana imuha umugisha bituma umurimo awusohoza neza cyane. Amashitani yarakariye Koleta ku buryo bukomeye akamutera, ariko Koleta yarashikamye arakomera ayatsindisha isengesho. Ugutsinda kwe yagukisha gukunda cyane Ukarisitiya. Yakundaga bihebuje Yezu Kristu uri mu isakamento ry'Ukarisitiya. Mu mpera za Gashyantare 1447 yafashwe n'indwara, yitabye Imana ku itariki ya 6 Werurwe 1447. Yari igandi mu kigo yari yarashinze. Twizihiza Mutagatifu Koleta ku itariki ya 6 Werurwe. Mutagatifu Koleta dusabire. Dusoje twifuriza abahimbaza Mutagatifu Koleta, Rosa Viterbe na Claudiane kugira umunsi mwiza. Namwe inshuti z'Imana kandi bana Bikira Mariya mukomeze kugira umunsi mwiza.